none se muze turaza kuvuga ko buriya mu kutumvikana kw'ingo nyinshi ikibazo cy'ubukene kirazamo. ugaragaye uyu munsi wa none abantu turimo kubona barimo kumvikana ahubwo nibo babakene. Abantu bapfa ibintu byinshi ariko noneho hari n'ibyo abantu bapfa wabyumva ukumva bisa ku ruhande rumwe ukumva bisa nk'ibisekeje. Iyo ugiye kumva nk'umugore yatandukanye n'umugabo wajya kumubaza wenda nk'umugore se umugabo mwapfuye iki, ukumva arakubwiye ngo njyewe ngo navuye mu rugo kuko umugabo atandongoraga neza, sinzi hari n'abatura bakavuga ngo yari afite nto. Ibyo bintu biri mu byakabaye bisenya urugo. Muzehe François, hari umuntu wavuze ngo twese tugira amanyanga, twese tugira amafuti, twese tugira ibyaha, atahubwo icyo turushanwa ni ukubihishira. Koko byaba ari byo? Hari abagabo tubona tukabona ni inosa, ariko hari n'abo tubona tukaba tuzi ko ari bagapfizi, bagasekurume. Icyo nshaka kuvuga uracyumva? No, bariya tubona ari inosa si uko nabo batabikora. Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Jao TV show, njyewe basuhuza ni Jado Artist Official. Aha nk'uko mubizi ni kuri Jao TV. Tukaba turi kumwe n'umutumirwa hano. Ni umusaza mwiza cyane, umusaza ukuze, umubyeyi kabisa, ugiye kuduha ikiganiro cyiza cyane kandi gishobora gufasha sosiyete nyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda ariko bumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda. Muze turakwakiriye cyane hano kuri Jao TV show. Nishimiye ko mutwakiriye. Uratangira gusuhuza bariya abantu bakureba unabibwira ubundi dutangira ikiganiro. Nitwa Nzabandora François, abantuye mu mudugudu Rusagara, akagari ka Kinunga, umurenge wa Remera, akarere ka Ngoma. Muze ikaze rero hano kuri Jao TV. Murakoze, twishimiye ikaze muduhaye. Jao TV ujye uyimenya? Kubera gusaza no kudakurikira ariko abana iyo barimo kubiganira njya numva babikurikirana. Hano kuri Jao TV tugira slogan igira iti urukundo ruganza iteka mu bantu. Urukundo rwo ni ingenzi. Kuba rwose urukundo rujya imbere, udafite urukundo nta n'icyo wageraho. Hari abantu tujya tuvuga ngo urukundo ruganza iteka mu bantu, bakaduseka bakavuga batariko ntimugakine. Urukundo se ruracyabaho? Urukundo nirwo rwa mbere. Mbere na mbere yo gukunda ubutunzi, amafaranga, amatungo, banza ukunda abantu, nukunda abantu n'ibintu biziza. Muze uze witwa Nzabandora François. Turakomeza twikoreshereze François. Urukundo burya kuri wowe urukundo, iyo bavuze urukundo wumva iki? Urukundo rusobanura gute? Urukundo ukuntu ndusobanura ngiriranya n'umubiri wanjye. Iyo ushatse gukunda ubanza ukareba umubiri wawe, uko utakifuza gukomerekeza urugingo rw'urutoki rwawe, wumva ko na rwa rukundo ugiye gukunda umuntu rumeze nka wa mubiri wawe. Urukundo rero ndugereranya nk'uko wakunda umubiri wawe. Niba mbyumva neza uragira uti urunga muri ya mvugo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko hari abantu benshi bavuga ngo nta muntu ujya ubishobora ibyo bintu, gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Abantu barabishobora. Uretse ko mu bantu hari abantu haburuntu hari babaye inyamaswa, ariko ubundi gukunda mugenzi wawe hari n'igihe ureba irasi wari ugiye kurya ukagabanyaho ukamuha ubugaragaje urwo rukundo. Uretse urukundo rurenze n'urwa Yezu yadukunze bari twitangiye ku musaraba, ariko natwe urukundo turagerageza ugakunda mugenzi wawe wambaye ubusa ukaba wamwambika, uwo ugiye kuburara ukaba wamuha ku muceri ufite cyakawunga. Iyo uvuze ngo
abantu bahindutse inyamaswa ushaka gusobanura ko ubunyamaswa abantu bagize aho gukunda mugenzi we ahitamo kujya ubunyamaswa ko kuba yamwica ngo atware ibyo atunze. Nibwo bunyamaswa rero twabonye umuntu agakunda ibintu akanga umuntu. hari umunyamakuru nubwo ntibuka izina rye ariko yavuguruje ibyo bintu. Yaravuze ngo abantu babi ntitukabagereranye n'inyamaswa, ngo kuko inyamaswa ahubwo usibye ko bitashoboka ngo zibe abantu, ngo ahubwo zo zabarusha ubumuntu. Urajyana nawe? Uwo hari aho tutahuza kuko ubundi kuva na kera iyo abantu bataragwira batarororoka umuntu yaturaga ahantu akifuza kubona abantu bamutura iruhande kubera ko inyamaswa yazaga ikamwicira itungo cyangwa ikamwicira umwana nawe ikaba yamwica. Izo rero iryo jambo rizamo ko hari ababaye inyamaswa nuko hari intare zubitaga ubujuga zategeraga no ku nzira zikica umuntu cyangwa zikica itungo uzicyuye. Abo rero uwo ntabwo twemeranya kuko ubunyamaswa abantu barabugize bumeze nk'izo ntare z'ubujuga. None se Muzehe François, inyamaswa intare ije ikakwicira umwana w'intama, ihene cyangwa n'irindi tungo, iyo nyamaswa wayita ingome? Kubera ko iyo tugarutse inyuma igihe nkanjye woroye nyita ingome, ariko nayo kuko iba ishaka icyo kurya yabuze ikirya iba yirengera. Ariko nkanjye woroye iyo inyiciye rya tungo nyita ingome. Ubu yirenganyije kuko inyamaswa ngira ngo iyo yishe irindi tungo cyangwa se umuntu n'iki iba ishaka ibyo kurya, ntabwo ari ubugome rero ahubwo yo niko iteye. Ninjye nyita ubugome ariko iba yirengera kuko ishaka icyo kurya kuko inyamaswa ntoya itunga inini. Ubwo rero ntabwo inyamaswa ari ingome. Tugarutse neza ubwo buryo nyine ziba zishobora kubaho. Ntabwo twagira kuri yo ubugome, ni ngewe wayitekerezagaho ubugome. Urukundo ruganza iteka mu bantu rero bantu mukurikiye Jyaho TV show. Niba hari aho mubona rwatangiye kudohoka cyangwa se rwakendereye, bari wowe ugira uruhare mu gutuma rwa rukundo rusubira kuba nk'uko rwari rumeze. Umunyamakuru rero wavuguruje abantu avuga ati abantu babi ntimukabagereranye n'inyamaswa. Bamwita ntabwo riza neza ariko ndakeka niba ari Peter, ariko urugero yatangaga iravugaga ati se mwari bwabone intare yica intare ngenzi yayo ishaka kuyirya? Ati se mwari bwabone imbogo yica imbogo ngenzi yayo? Ati ahubwo ko nazo ubwazo zirwanirirana, atari ko umuntu arifata akica mugenzi we. Ati ubwo rero ntimugafata abantu babi ngo mubitiranye ngo mubagereranye n'inyamaswa. Ubwo uri kumwe nawe? Ubwo nabyumvise. Aho ngaho byajemo neza abantu babi ntabwo twabageranya na ya nyamaswa yirengera, kuko wa muntu mubi agiye kurusha ubwenge na ya nyamaswa. Imbogo ntiyica mugenzi wayo ngo ibe yayangiza. Ubwo rero uwo muntu mubi agaragaye ko arutwa na ya nyamaswa. Kubera ko niba intare ishobora kwica imbogo irayica kuko ishaka kuyirya, niba ishobora kwica isha irayica kuko ishaka kuyirya. Ariko nyamara njyewe Jyaho ndica François kandi nzi neza ko bari mu mushyingure ntari bumurye. Ubwo urumva abantu n'inyamaswa abagome baba ari abahe? N'ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo umugome wa mbere ni umuntu. Iyo tugarutse ariko si uko twabagira abantu bose. Noneho rero uwo mugome, uwo muntu hari igihe akugomerwa n'ibyo utunze. None akavuga ati mwici ntazaza ngajye mu byo watunze, ntazajya ngaze mu nzu yawe, ariko kubera igomwa ari murimo akakwica ntacyo azagufataho. Umubi rero ni uwo muntu igomwa ryo mu mutima. Ubwo nibwo bugome bw'uwo muntu, niwe mubi ufite igomwa ryo kwangira mugenzi we ibyo atunze. Umuntu rero iyo urebye usanga yaratandukiriye uburyo Imana yari yapanze umushinga wo kurema umuntu. Ntekereza ko
twabyangije kuko uyu ugiye kureba usanga wa mugani inyamaswa ziturusha gukundana. uyu munsi wa none hari inyamaswa ntoya abantu bakunze kubona yo bita inkobe. Inkobe iyo igiye kumanura imbuto hakagira abantu yumva yirukanka igafata, iyo igiye kwirukanka irimo kumanura imbuto zo mu ishyamba iba ifite umwana wayo ikagira n'umwana w'umwuzukuru, ariko ukabona abahigi bafite imiheto, igahita yirukanka igafata umwana w'umwuzukuru ikamuheka ku nda, uwayo ikamushyira ku mugongo kugira ngo hatavaho amwuzukuru, umwambo ukaza gufata ku mwuzukuru ikagira ubunyamuntu. Urukundo rwa mbere rugira ku mwuzukuru. Nyamuneka nibarasa umwana wanjye, ariko uyu mwuzukuru ntagire icyaba kugira ngo arokoke ba mwana wanjye cyangwa umukwe wanjye atazumva ko umwuzukuru yaguye wanjye. urasi inyamaswa nazo zigira amafamiye, ikaba izi ngo uriya ni data bukwe, uriya ni mabukwe, uriya ni shangazi, nazo ziba zibizi. Zirabizi cyane, zigira imiryango, zirabizi. Twinjiye mu nyamaswa nk'umuryango w'impara, zigira igihe cyo gutumirana. Niyo ziri ahantu zigandagaje inyamaswa, uyu muryango ureba bavuga zigandagaje cyane zibyagiye. Zibyagiye kubera ko mu kinyarwanda cyacu kubyagira tubishyira ku matungo yo tworora y'inka, naho iyo tuje ku nyamaswa zo mu ishyamba turavuga ngo zigandagaje. Ako kantu niko twakunda gukoresha. Noneho rero cyagiye zibyagiye, umuryango umwe ureba ahangaha muri uruhande, uwundi muryango ukareba aha, uwundi ukareba hariya, uwundi ukareba. Zikaganira, ziba ziganira ibintu ntazi wenda kubera ya miryango, ariko iyo hagize igituruka hariya iyahise yifura izindi zikirukira rimwe zose. Ubwo rero urumva ko ziturusha urukundo no kuganira no kumenyana. Anyway, twabizanye mu bintu by'inyamaswa, ariko byose twagira ngo dusobanure urukundo icyo ari cyo. Burya n'ibiti n'ibyatsi nuko tutabizi, wasanga nabyo hari ukuntu bikundana. You never know. Muze reka tugaruke nko ku bantu rero, cyane cyane iyo tuvuga ngo urukundo ruganza iteka mu bantu, tuba dushaka kubizana mu miryango, kuko urukundo burya ruhera mu muryango. Ingo zo muri iyi minsi inyinshi ziba ziri mu makimbirane, bamwe bicana, abandi bahukana, abandi basebanya hirya no hino. Biriya bintu ubona inshuro nyinshi biterwa n'iki? Dukurikije hari ikintu cyagaragaye ubu ngubu. Ubundi hari umwanditsi umwe w'umunyabwenge wa Bibiliya yaranditse ati kuva mu byaha niko kujijuka. Ariko noneho twebwe kuva mu bujiji bwacu bw'ubukene twabihinduye nka bizinesi zindi, twumva ko twinjiye mu iterambere. Uko tugenda ya viziyo twinjiramo, umuntu akumva ko akwiye gusumba undi, umuntu akakwiye ko kumva ko agiye kuba kwigenga. Noneho wa mugore muri rya terambere akumva ko ashaka kurenga umugabo. Icyakabaye ubwuzuzanye ngo kibe uburinganire, akumva ko yamurenzeho. Ndetse hari umwe atanze ikiganiro ati baduhaye intebe aho kuyicaraho twayikandagiyeho. Akumva ko ashatse kurenga mugabo, amakimbira agatangiranaho. Akavuga ati mugabo uyu munsi urasigara, agatangira gukomanga saa 2 z'ijoro. Ibyo rero ayo makimbirane akagenda aza, ariko wajya kureba ukabona uyu munsi wa none ibyitwa amajyambere twebwe twinjiramo tuyakira mu buryo butari bwo, tukica umuco. Ntitujyane amajyambere agomba kuza, ariko akajyana n'umuco. Iyo wishe umuco ukaba wa wundi wavuze ati je uyu munsi n'ingende burarivure urara ku rwuriro, watangiye kwica umuco. Iyo wishe umuco gufatanya mu rugo birakwiye, ariko ukabona umugabo niwe wagiye gufasha abana kuboza, kubagirira isuku, uwo mugore yicaye wajya kumva umugore akomanze saa 2 z'ijoro, saa 3. Ubwo ubunyamuntu, umuco watakaye,
icyo kintu kigenda kibyara amakimbirane, urukundo rukavaho, akibagirwa igihe basezeranaga ko yarahiraga ati tuzabana akaramata, agatangira kwa gusohoka kwe, hakagira undi nawe utangira kumureba ati ahubwo ni wowe nshaka. ubwo si rya hame ry'uburinganire bashobora kuba baritiranyije bakabitwara nabi. Aha, uyu munsi wa none hari abatambutse ngo bagize ubwenge ariko bikaba ubujiji. Yumvise uburinganire yumva ngo wa mugabo we noneho twemerejwe imbere, yumva ko wa mugabo akwiye gucaha bugufi, umugore akajya hejuru. Nyamara ntibahuza ngo menye bwa buringanire bugiye kuba ko umugore yagaciye aha akajya gukora business aha, babyumvikanye n'umugabo agacaha bagakora business, noneho bakaza guhuriza hamwe bakamenya ko iterambere ryabo rigiye kuzamuka. Umugabo atuzi ko yanka twari tworoye, jewe yanka ngiye kuyibyaza indi sambu tuzajya duteramo ikawa. Umugore ati nanjye muri rya tsinda nagiyemo amafaranga baduhaye ndashaka ko tuyaguramo inkoko tukajya tubona amagi tutayaguze. Aho niko guhuriza hamwe rero, ukubahiriza umuco ujyanye n'iterambere. ubwo ni nabwo baba bakoze rya hame ry'uburinganire, kuko umwe yaciye aha azana ibi, undi aca hariya azana biriya, bahuriza hamwe iterambere rikaza mu rugo. Yego. None se muzehe, turaza kuvuga ko buriya mu kutumvikana kw'ingo nyinshi ikibazo cy'ubukene kirazamo. Ugaragaye uyu munsi wa none abantu turimo kubona barimo kumvikana ahubwo nibo babakene. Muri iri terambere iyo durebye nk'abantu bo mu cyaro hasi, agira gutya akajya guca inshuro guhinganya kabyizi. Guhinganya kabyizi hano kwa naka, yagerayo yagiye ari bukorere 1,200. Noneho wa mugabo nawe yagiye ahandi azi ko ari bukorere 1,500. Noneho yagerayo agasanga aho yagiye gukora ati yewe, ati hano hari n'igitoki, ati ya mafaranga nimuyareke mu igitoki. Noneho akava hariya yazanye igitoki, yagera mu rugo agasanga umugore azanye 1,200, bagahuriza hamwe. Iyi minsi tugezemo, umugabo baratangirana gutyo, umwe ajya muri Nyakabyizi undi yagiye gushaka gutyo bagahuza, ariko bamara gushinga ka butike hariya, umugore agasigara muri butike, umugabo nawe akanyaruka akababonye peremi akajya gutwara. Mu minsi mikeya wa mugore wasigaye muri butike, wa mugabo nawe wagiye gushakisha mu muhanda, noneho bagatangirana, umwe akamubwira ati ariko ko bambwiye ko usigaye ubana nanaka, undi ati se ko wowe bambwira ko iyi butike ishenywe nanaka. Amakimbirane agatangira gutyo, ndetse aho kugira ngo bongere guhuza, umugore agahushura abika ahandi, ejo ukumva hari ahandi yazigamye. Umugabo nawe ayandi yakoreraga agatangira gushyira ahandi, ukumva yubatse inzu y'unaka, umugore atabizi. Ubu amakimbirane menshi ntari mu bakene, ari mu bantu batangiye kwifasha. Ubwo rero iterambere iyo ryatangiye kuza mu rugo biba ni bibi. Iterambere ntabwo ari ribi, ahubwo ni kwa kuryakira kwacu kwa muntu ku giti cye mu bubi bwe. Iterambere iyo ryaje ikikwereka, niba umugore yasigaye muri butike, uzasanga yaguze n'imifuka 2 y'ibishyimbo yayiteretsaho. Niba umugabo yagiye gutwara ashakira mu muhanda, uzajya kubona ubona ati ayo nkoreye muri iyi minsi naguze moto, dushake umuntu uzajya uyitwara na yituverse. Iryo terambere niryo ryiza rero, ritari rihishana. Ubundi iterambere rizima, umugore yagiye kugenda abwira umugabo ati ndagiye kandi ndakora ibi nibi. Umugabo ati ndagiye, irasiyo ya saa sita nimuyiteganye kuko sindi buze. Ubwo nibwo bwumvikane, niryo terambere rikwiye. Umugore akamenya umugabo yagiye, n'umugore akamenya umugabo yagiye, bagahuriza hamwe. Yamara y'iminsi 2 kubera agiye gushakira mu muhanda, dore n'iterambere twagize ituma naho rirahari. Aterega sinyije ti iyo nagiye mu safari byagenze gutya byagenze gutya. Iryo niyo terambere rero ryiza, rituma urugo rujya imbere, ndetse bigateza n'abaturanyi imbere, bigateza n'igihugu imbere. Yego, kuganira mu rugo ni ingenzi cyane, biri mu bifasha iterambere ry'urugo. Ry'urugo. Yego.
Um, none muze abantu bapfa ibintu byinshi ariko noneho hari n'ibyo abantu bapfa wabyumva ukumva bisa ku ruhande rumwe ukumva bisa nk'ibisekeje. Iyo ugiye kumva nk'umugore yatandukanye n'umugabo, wajya kumubaza wenda nk'umugore se umugabo mwapfuye iki, ukumva arakubwiye ngo njyewe ngo navuye mu rugo kuko umugabo atandongoraga neza, sinzi hari n'abatura bakavuga ngo yari afite nto. Ibyo bintu biri mu byakabaye bisenya urugo. Dore ibyo bintu igituma bisenya urugo, iyo umusore ahagurutse akajya kurambagiza umukobwa bagashakana bakaryamana, wa mukobwa aranyurwa na wa mugabo akanyurwa. Noneho rero icyo kintu kugira ngo gisenye urugo, wa mukobwa agera igihe, wa mudamu mu rugo agera igihe aca inyuma umugabo akumva undi, imikorere ntihure. Ati buriya bwose umugabo wanjye akora ibi, hari undi ukora ibi ngibi. Nahama ikibazo gikunda guturuka n'ahandi, kuko uwariye resitora ebyiri nyinshi ntamenye yatetse neza. Noneho wa mugabo nawe yagiye atangira kugenda agera hanyura, noneho ibyo nawe bikamuzanira, yagera mu rugo agasanga bitameze nk'aho yavuye. Ariko yakagombye kunyurwa, niba yanagiye byaramunaniye kwifata akaba yaciye muri izo nzira, yakagombye kunyurwa n'uwo yashatse. Ibyo yabonye hariya yajya kwinjira mu rugo iwe akabisiga inyuma, akaza anyurwa n'ibyo yasanze. Erega akabona niyo waba ari resitora ibiryo bitetse neza, ukagera iwe ugasanga batetse imboga nsa, nyurwa n'uko uzisanze kuko ari iwawe, zikunyure ujyane na gahunda yawe n'urugo rwawe. Okay. None muze ushaka kuvuga ko abatandukanywa n'icyo kintu baba bahubutse? Babahubutse. Yewe iyo ngenekereje icyo ntago cyaba ari igitanya abantu. Ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo cyambere kugira ngo bubake urugo, bagire umuryango muzima, n'abana bazabakomokaho bazagira ireme rizima, nuko bagomba kugira ibyo bihanganirana. Mu kwihanganira kwabo ndetse no kutongana niba ari n'akabazo bafitanye mu rugo, bakabikora bagira ngo ababakomokaho batanabimenya, kugira ngo batazagira umurage mubi basigira ababakomokaho, abana batabimenya. Niba ari icyo bagiye gupfa, niba banze bareka abana baryame, niba baryama mu nzu barimo bagira ibyo baganira, ariko birinde kuza kugaragaza ibyo bapfuye, amakimbirane abana bayamenye. Iyo bayamenye rero abenshi abana bagira ipfunwe. Abakobwa yagiye gushaka bikaba byaragaragaye agira ipfunwe, niyo ashatse ntago bimuhesha amahoro. Icyo kintu rwose wa mugabo n'umugore baba bakwiye kugerageza kwihanganirana. Nta mugabo utagira ingeso, nta n'umugore utagira ingeso. Igikuru muri byo ni ukwihanganirana. Muzehe François, hari umuntu wavuze ngo twese tugira amanyanga, twese tugira amafuti, twese tugira ibyaha, atahubwo icyo turushanwa ni ukubihishira. Koko byaba ari byo? Kubihishira burya ujya gukira n'indwara arayirata. Ariko ikintu cya mbere bituruka hari gukora ifuti, hari gukora icyaha, ariko ukagira uwo mwagikoranye. Iyo wagize uwo mwagikoranye, kugira ngo aho kugishira wegera wa wundi mwagikoranye mukakirangiza kikavaho, na cya cyaha ntikinagaragara hanze kubera ko mwagikoranye cyarangiye. Ariko uhishira ukora ikintu akagihishira, nyuma yaho kibyara ikintu kibi. Urwego yabivuzemo, hari abagabo tubona tukabona ni inosa, ariko hari n'abo tubona tukaba tuzi ko ari bagapfizi, bagasekurume. Icyo nshaka kuvuga uracyumva. Noneho bariya tubona ari inosa, si uko nabo batabikora. Ibintu byose rero muri rusange ribe n'icupa, ntuzakunde icupa ngo uryimariremo. Ribe ni ikindi kintu runaka, nibe n'umugore ntuzamukunde ngo umwimariremo. Ikintu cyose uzagikunde mu rugero. Niba n'ibiryo
ntuzabikunde ngo urenze urugero ngo ubyimariremo ku buryo warara n'uwe kantarange amenye iyi miryo yawe. Umugabo utiraririye ntiyubaka urugo. Kwirarira n'ubundi ndabivuga gute, ibintu byose byarenze igipimo biba byapfuye. Uzarebe isukari tuzi ko ituma icyayi kiryoha, igikoma kikaryoha, niba ari amata inshyushyu washyiramo ukumva biraryoshye, ariko burya isukari nayo iyo ibaye nyinshi birapfa. Ubuki iyo bubaye bwinshi birapfa. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byarenze igipimo birapfa. Anyway, muze intego y'iyi YouTube channel rero ya Jao TV show ni ukuvuga ngo urukundo ruganza iteka mu bantu, kabone nubwo tutahita tugera ku ntsinzi aka kanya, ariko tuzakomeza tubiririmbe dusubizamo, twongeye dukomeza twigisha paka urukundo rwongeye rukaba urukundo twari dusanzwe tuzi. None turi kugera ku musozo. Tubonye ko gutandukana kw'ingo cyangwa se amakimbirane aba mu ngo inshuro nyinshi ntabwo bishingiye ku bukene. N'abakire barashwana, n'abakene yego bagashwana, ariko none niba atari uko bimeze, niba ubukene atari bwo butuma bashwana, ni iyihe nama watanga kugira ngo ingo nyarwanda cyangwa se imiryango nyarwanda ibane mu bwumvikane? Inama nkuru ya mbere nuko narivuzeho, nta muntu utagira ingeso, nta mugabo utagira ingeso, nta mugabo utagira ingeso. Noneho igikuru muri byo icya mbere ni ukwihanganirana. Noneho ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo wa mugore niba afite icyo yakojeje, hari n'abapfa akantu ngo ikirahure urakimennye, isahani urayimennye, teremusi urayimennye, ibyo bibi ntandaro mu bintu by'ibishakwa. Icyo ntabwo cyakabaye ikibazo. Ikibi ni uko wapfusha wa muntu. Wa muntu arahari yakongera agashaka ibindi mukabigeraho bikaboneka. Hari abagabo bagira umujinya w'ikiranduranzuzi. Niba mugabo utinyutse ukinjira mu rugo ugakubita umugore urushyi, icyambere wamaze kwisuzuguza, kuba wa mugore ntazongera kuguha icyubahiro. Icyubahiro cyawe wakitesheje kubera ko wakubise umugore. Uko yagusasiraga mu buriri ashyiraho icyubahiro, reka mfe kubikora, ntikije kikongera kikankubita. Uba witesheje agaciro. Icyo dushaka rero kugira ngo bigaruke, yinjira mu rugo nusanga iteremusi imenetse, madame teremusi iramenetse, ati n'abana bayimennye, cyangwa se ngiye kuyoza iramenetse, birebe nk'ibitariho, ahubwo umushaka iterambere yo gushaka ikindi kizasimbura cya kindi cyagiye. Ntibibyara uburakari, ntibyare amahane, kumurinde mujya ku karubanda. Ikindi ni ugiranye ikibazo n'umudamu. Hari abagabo, umugabo hari igihe agenda akizihirwa mu bandi, yajyanye 50,000 akizihirwa akaza binywereye, yagera mu rugo agasanga nta n'umunyu uhari. Uwa mugore nawe kube kazi wa mugabo ati havutse ikibazo, nta munyu, nta kiniki, ntaki. Wa mugabo aho kugira ngo nawe azana uburyo bwo kurura wa mugore, akazana uburakari, wa mugore akazana ubundi. Ubwo amahane yabaye mu rugo. Ariko hubwo wa mugabo aca bugufa akabwira umugore ati rero nahuye n'inshuti, uriya muntu yangiriye neza iki niki, yangiriye neza iki niki, hari n'ikirangantego mfite yangejejeho, dore ibi nabigezeho kubera uriya muntu, nizihiwe namwakiriye, ariko ihangane mada, ejo nzaca ahantu. Ejo ukagenda icyo kibazo ukagikemura, niba ari umunyu niba ari isukari, mu rugo ukongera ukaziba icyuho. Mukihanganirana muri ubwo buryo, igikuru no kwihanganirana mu kubaka urugo neza. Ntimuhishane, umwe ngacisha undi acisha, mukabwizanya ukuri. Umusaza François rero arakoze cyane, atugiriye inama. Niba ikirahuri kimenetse, isahani, teremusi cyangwa se n'ikindi kintu cyangiritse mu rugo, ikiruta byose no kwihanganirana, kuko n'umuntu arapfa tukihangana kandi ntawe turi bubone umusimbura. Nyamara mu gihe hangiritse igikoresho runaka, abantu bakiri bazima bashaka n'ikindi gisimbura cya kindi, cyangwa se gishobora no kuba cyiza kurushana cya kindi. Ubwo rero ikiruta byose ni ukwihanganirana. Abagabo, abagore, yakomeje abikomozaho avuga ati nta mugore utagira ingeso, nta mugabo utagira ingeso, still agaruka ku kwihanganirana no kubabarirana. Njyewe rero mwari kumwe, nari Jado Artist Official, nyita Jao, nkaba nari kumwe
n'umusaza François mu kiganiro cyiza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel ukumva uryohewe n'ibiganiro tunyuzaho, kora subscribe kuko ubu dushyigikiye, ukande like wemeze ko ukunda ibiganiro byacu, ujye muri comment section udusigiremo igitekerezo, utubwire uti wenda ubutaha muzaganire ku ngingo iyi n'iyi, cyangwa se niba ufite ubuhamya, inkuru itangaje, ubaye se ushaka gukorana natwe ikiganiro, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0788559948 cyangwa se 07802020. François, hari uburyo wasezera bariya bantu cyangwa hari ubutumwa wabagenera? Mu kubasezera nashyiraho ubutumwa. Twe turabyina tuvamo, ariko twifuza ko urubyiruko, abakiri batoya bashinga ingo, badakwiye kureba uburanga. Niba wabengutse umukobwa ushaka ko mwubaka urugo, ni mu rwubake, ejo utazavuga uti wa wundi nabengutse yagize amabinga kandi wanabonaga afite imisaya myiza. Icyo nabifuriza no kuvuga ngo iyo wakunze hitamo rimwe, mu buzima bwawe ntukavuge ngo naribeshye. Nyurwa n'ibyo wabonye. Nicyo nakifuriza abari batoya n'abandi bazadukomokaho, banyurwe n'ibyo babonye. Murakoze. Urakoze cyane. Nizere ko n'ubutaha tugukenera kugira ngo ugire sosiyete nyarwanda inama, tuzaba turi kumwe. Turi kumwe igihe cyose rwose, ndahari. Ibitekerezo kubitanga mpereye, ndetse nkanjye nitanga urugero no mu rugo iwanjye. Umuryango wanjye nyoboye nabyaye abana 10, ariko ngira igihe cyo kwicarana nabo nkabagira inama. Aho maze gushyingira mu ngo zabo, nsa nkaho mbitaho kurusha n'abagabo babo. Nkabwira nti mukobwa wubake urugo, waho umugabo. Izo nama igihe cyose bankeneraho nazitanga, kandi nibyo dukunze gukora, no kunga abantu b'abaturanyi bashwanye. Nkanjye umugore wanjye ntarahukana n'umunsi n'umwe, ariko umugisha ubaho, baturanyi nkunda kubafasha. N'abasore nkunze gusabira, mbagira inama nti uzanume kugusabira ariko ntuzanume kugarura umugore. Izo nshingano sinjya nzemera zo kujya kugarura umugore. Ni uburyo bwo kumvikanisha abantu, kubana, kwihanganirana. Nicyo nkunda guhagararaho hanini. Muzehe François, ndagushimiye cyane. Murakoze namwe kuba muri ubutumire bwanyu, twabwitabiriye kandi byadushimishije. Mwakoze rwose, muzaduhoreraho. Murakoze cyane. Namwe mwari mukurikiye ikiganiro kuri Jao TV show. Ndabashimiye cyane kandi mbizeza ko tuzajya tubaha ibiganiro byiza, kuko tutabafite ntabwo twaza ahangaha. Mwebwe rero muri inkingi za mwamba. Murakoze cyane. Jado Artist Official ku isonga.